Izo bakoze subscribe kuri Nyayo TV shobora gutaka subscribe iki cyo kwa subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero ndagarutse nanone wa muhungu wanyu ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bikurikira. Muri iki cyumweru abahanzi bacu bakoze mu nganzo basohora indirimbo zikubita, indirimbo nziza cyane. Murayizi indirimbo Bruce Melody yashyize hanze yise iyo foto. The Ben nawe yashyize indirimbo hanze bita Printer. Hanyuma ni indirimbo zumvikanye mu matwi y'abanyarwanda ndetse zanakunzwe cyane. Ariko ndagira ngo turebere hamwe ese ni iki cyateye Bruce Melody gusohora indirimbo nyuma yuko The Ben yashyize hanze. Ese The Ben kuki we yashatse gusohora indirimbo akayisohora mu matariki amwe na Bruce Melody. Ndagira ngo tuvuge kuri icyo kintu cyombi. Muri iyi show busy yo mu Rwanda murabizi, muri iyi show busy yo mu Rwanda yakunzwe kuvugwamo ibintu byinshi cyane bya PlayStation. Mwagiye mwumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye, Bruce Melody, Bruce Melody, The Ben kuki utakora indirimbo cyane, The Ben araceceka, Bruce Melody nawe ibintu byinshi birangirira aho ngaho. Ariko mu minsi ya Bruce Melody yaje gushyira indirimbo hanze yise Funga Macho, ashyira n'indi ndirimbo hanze ntabasha kwibuka izina, ariko The Ben nawe yaje gushyira indirimbo hanze yise Forever. Yari yagaragaye nk'amashusho y'umugore we cyangwa se umukunzi we w'ikiza Pamela. Ejo bundi rero nawe abagize gutyo abashyize indirimbo hanze yise Printer. Iriya ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ifite ingoma cyangwa se umuproducer wayikoze n'umuntu uri ku rundi rwego rwo hejuru. Bruce Melody nawe yasohoye indirimbo ari kumwe n'ura motipe wahoze muri Sauti Sol umunyakenya. Ni indirimbo ifite ishusho ryiza cyane. Mwabonye ko hari naho yagaragaye ari kumwe n'umukobwa azamura imyenda yiwe y'imbere. Kandi nako nakandi gakoryo karahanze iriya ndirimbo yo kugira ngo wenda yari gutwikira indirimbo kugira ngo nta bindi byari byinshi nyuma y'ira foto cyangwa se akara video mwabonye, ahubwo buriya showbiz niko zimera, yari gutwikira indirimbo nyine kugira ngo indirimbo bayirebe cyangwa se bayikunde. Kandi koko mwabonye ko kari akantu kayiryoheje kandi inatuma inagira views nyinshi, kuko uyu munsi nahoze ndeye imaze kugira hafi mu bihumbi bigera muri 800. Biragoye rero kubona umuhanzi wakora indirimbo mu minsi ibiri ikabigiza 800, ntabwo ari nanjye. Bisaba gukora cyane ndetse no kwandika indirimbo ukoresheje ubuhanga, cyangwa se bigasaba ubuhanga bw'umuproducer cyangwa se bw'umukameraman. Dore ko umuziki nyarwanda cyangwa se industry yo mu Rwanda imaze gutera imbere. Bruce Melody yakoresheje imbaraga zikomeye kugira ngo ishusho y'indirimbo ize imeze neza. Yakoresheje uburyo kibushoboye, akoresha umuproducer uhenze kugira ngo indirimbo cyangwa se ingoma y'indirimbo izumvikana mu matwi y'abantu. The Ben nawe ntabwo yararyamye. The Ben mwabonye ko nawe yashyize indirimbo zijya kuri 12 hanze, ariko zitarajya ku murongo wa YouTube. Yasohoye indirimbo imwe Printer, hanyuma idafite video ariko ifite akalinks. Mwabonye ko ari mwumvishe ko ni indirimbo nziza, nahoze nyireba imaze kugera hafi mu bihumbi 300 bishyira 300. Ni indirimbo nziza cyane rero, nashishikariza umunyarwanda wese kureba, kuko ndasaba umunyarwanda wese kuba yagira uruhare muri industry nyarwanda cyangwa se mu ruganda rw'umuziki, kubera ko twagakwiye komera nk'aba Nigeria cyangwa se abakongomani. Mwabonye ko umuziki wabo umaze gutera imbere cyane. Nta kintu cyatumye rero umuziki wa bira bihugu byombi utera imbere, ni uko batahiriza umugozi umwe kandi bagakora ibintu biri kuri standard, ibintu bigezweho, bakemera uko biragoye mbere. Ntabwo ari kubona umuntu wari gufata amafaranga arengeje miliyoni 5 cyangwa se 10 akazishora ku ndirimbo imwe atizeye yuko ayo mafaranga azagaruka. Mu by'ukuri byari bigoye cyane, kubera yuko burya indirimbo twebwe tuyibona yagiye hanze, ariko ntabwo tuba tuzi ngo yavunye abantu ku ruhe rwego. Ariko buri wakujyana muri studio cyangwa se akakubwira ati ngwino uririmba igihe cy'iminota 15, cyangwa se ujye kuri set aho bafatira video cyangwa se bari gusetinga ibikoresho, nibwo babona ko indirimbo iruhanyije, cyangwa se uburyo bayandikamo, igihe itwara cyangwa se amasaha arara yicaye. Mu by'ukuri rero byari bigoye yuko aho ngaho niho navuga yuko indirimbo isabwa
kuyitegura cyangwa se kuyandika neza kuko isabwa kwicara ugatekereza ukamenya ibintu ugiye guhereza abakunzi bawe. Mu by'ukuri rero The Ben nawe ntabwo yari yicaye, mwabonye ko iriya ndirimbo ni indirimbo yafashe igihe kirekire, ni indirimbo nziza, ni indirimbo yaryoheye amatwi y'abanyarwanda. Mwabonye ko yavuze yuko kuri platform ziwe yatanze itangazo aravuga ngo indirimbo mu ndirimbo 12 zigiye gusohoka hanze, umuntu uzavuga indirimbo ya mbere, izina ry'indirimbo ya mbere igiye kujya hanze azahabwa ibihembo bishimishije. Mwabonye ko rero umusaza wacu Tiger yaje akora live kuri IG, hanyuma ahamagara abantu bagiye besa imigo cyangwa se bagiye bafora izina ry'indirimbo igiye kujya hanze. Mu by'ukuri mwabonye ko yabahamagaye live bahabwa ibihembo bari bateguwe. Mwabonye ko afite abafana bagiye batandukanye ku Gikongoro, Rwamagana, mbega ni igihugu cyose. Hanyuma rero yaje guhemba abantu. Mu by'ukuri nabwo ni ibindi byishimo cyangwa se bifite aho byamushyize kumva umuntu wo ku Gikongoro amugira ati I'm your fan, I'm the best your fan. Urumva the best The Ben akamuga ati thank you kuba umfana cyangwa se ukunda ibi byo nkora cyangwa se ukunda akazi kanjye cyangwa se ukunda indirimbo zanjye, that is good. Urumva hanyuma rero abo bantu barahembwa amafaranga ashimishije. Nanone rero ndagira ngo tugaruke kuri live The Ben yakoze. Abantu benshi mwabonaga ko abantu bagenda bandika muri comment ati twereke umusheri, twereke umukazana wacu, twereke umugore. Hanyuma The Ben aravuga ati igihe cyo kumubereka kiracyari cyangwa se nzanamubereka, ariko yiza Pamela yari hafi aho ngaho. Hanyuma rero mwumvise ko ari naho yavuze ngo Big Energy mwarakara ka video cyangwa se mwira live streaming bavuze bakora kuri IG. Ni ibintu wabonaga ko byari bishimishije cyane. Bruce Melody rero indirimbo nawe yasohoye indirimbo nziza ari kumwe n'umunyakenya, indirimbo nziza cyane ifite ishusho ryiza, dore ko abahanzi bacu bamaze kugira ku rundi rwego. Biragoye ko kubona umuhanzi wo muri za Bibiri agomba gufata miliyoni zirengeje 5 akazishora mu muziki, azi ko aya mafaranga atazagaruka. Ariko ubu ngubu urabona ko umuziki nyarwanda ugera ku rundi rwego, umaze kujya ku rwego navuga rushimishije, kubera ko yuko ubu yugiye iburengerazuba uhabona umusitari waremye indirimbo zizwi, wagera iburasirazuba ukabona umusitari, wagera mu mujyi wa Kigali ho na kandi karusho, wagera mu majyaruguru ukabona umusitari ushimishije. Ubwo navuga ko u Rwanda rumaze gutera imbere, haba mu muziki, haba muri sinema, haba ndetse no mu zindi industry zose. Ubona ko umuziki nyarwanda umaze gutera intambwe. Mu by'ukuri rero ndagira ngo duhe shout out Yago nubwo wenda muri iyi minsi atari mu Rwanda, wenda yagiye mu kindi gihugu, ariko ndagira ngo nawe mushimire kubera ko nawe yakoze byinshi cyane, yagize ikintu amara muri industry nyarwanda, yakoze byinshi cyane. Ndagira ngo rero abanyarwanda twese dukunde ibintu by'iwacu, dukunde umuziki wacu, kubera yuko nukunda ibintu by'iwanyu bizaba byiza kurusha nukunda ibintu by'iwanyu nanone hari itafari uzaba uri gushyira ku muziki nyarwanda. Mu by'ukuri rero umuntu wese udukurikirana kuri Nyayo TV show, ndagira ngo ukore subscribe, niba uturakora subscribe, usharinga ibiganiro byacu, ukore comment, hanyuma ndetse unanyarukira muri section comment utwandikire utubwire ibyo ubona bitagenda neza, tugira ibyo duhindura. Ndabakunda cyane rero. This is Nyayo TV show. Ibiganiro byo nakagaruka buri munsi, tuzajya tugerageza buryo ki tubahereza ikiganiro uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo rero nisegure ku bantu, nababwiye ko nzajya mbahereza video ya buri munsi, ariko kubera akazi ahangaha hanze ndi biba bigoye. Ariko ndajya ngerageza buryo ki abanyarwanda dukunda cyangwa se dushyigikiye umuco wacu nyarwanda wo gukundana cyangwa se urukundo, tujye dukora ibintu byiza kandi byateza umuntu wese imbere. Ndabakunda cyane rero. This is Nyayo TV show. Nawe utaha.